Ubuzima ni ishuri. Ubuzima ni ishuri ni ikiganiro muzajya mukurikira kuri Alpha Channel. Tukaba tubashishikariza gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bibagereho nta nkomyi. Mu kiganiro cy'uyu munsi, ubuzima ni ishuri, tugiye kubagezaho igice cya kabiri cy'ubuhamya bwa Joyce. Muribuka ko ubushize twagarukiye aho se wa Joyce yari amaze gupfa, yishwe n'uburozi Kayisha yari yateguriye Joyce. Reka mbareke rero mukurikire igice cya kabiri cy'ubu buhamya. Bamaze gushyingura se, Joyce byamugoye kwakira ibyamubayeho kuko ubuzima bwe bwasaga n'ubwinjiye mu mwijima w'icuraburindi, kubera ko yari amaze gupfusha ababyeyi be bombi, atekereza ko mu buzima asigaranye n'umuntu umwanga gusa. Ubwo se yapfaga, Joyce yari afite imyaka 13. Nyuma y'ukwezi kumwe gusa se amaze gupfa, Kayisha ari we mukase yaramubyukije mu gitondo cya kare aramubwira ati: "Ese muko, ntabwo uzi ko icyo twapfanaga cyarangiye? Nta na kimwe gipfana nawe. Sinshaka kuzongera kukubona mu maso yanjye ukundi. Fata ibintu byawe byose umvira aha." Ubwo Joyce yavuye iwabo atazi iyo yerekeje. Ubwo nibwo yahise atangira ubuzima bwo mu muhanda. Mu gihe cy'imyaka 2, Joyce yagize ubuzima butoroshye bwo mu muhanda. Yabaye mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Kigali atagira aho aba. Yararaga hanze mu makarito, naho akihagera kurya byo byari ikibazo. Yamaze igihe kitari gito akubitwa inkoni nyinshi n'abandi bana bo mu muhanda, bamusabaga kubazanira ibiryo, hanyuma yabibura agakubitwa cyane, babyita kumumenyereza ubuzima bwo mu muhanda. Baryaga iyo babaga babonye ibiryo bakuye mu mapuberi. Joyce avuga ko atazibagirwa umunsi umwe hari ku mugoroba, imvura igwa ari nyinshi yasinziriye ashonje, imivu iramutembana. Ku bw'amahirwe, hari abantu bari hafi aho baramurohora. Kenshi bakundaga kujya ku masoko kugira ngo barebe ko babona abantu batwaza imizigo, bakabaha udufaranga bakabasha kugura icyo barya. Joyce yakundwaga n'abantu kubera ko yagaragazaga ubwitonzi bitandukanye n'uko abana bo mu muhanda bakunze kwitwara. Umunsi umwe, Joyce yari hafi y'isoko aho bakundaga kujya gushakisha imibereho. Imbere ye hari umugore wari uhagaze iruhande rw'imodoka ye, avugira kuri telefone abwira mugenzi we ati: "Wanshakiye umukozi ko mukeneye cyane." Ubwo yari afite impapuro mu maboko, umuyaga uzigwisha hasi. Joyce ubwo yahise amwegera, arazitora, arazimuha. Uwo mugore aramubwira ati: "Urakoze mukobwa mwiza." Joyce aramubwira ati: "Numvise muvuga ko mushaka umukozi, mwanjyanye ko nzi gukora neza akazi ko mu rugo kandi nababera umukozi mwiza." Ubwo Joyce yasaga nabi, adaheruka koga, yambaye imyenda icitse cyane. Uwo mugore aramubwira ati: "Ese akazi ko mu rugo wagashobora, ko mbona uba mu muhanda?" Joyce aramubwira ati: "Ndakazi rwose kandi nagakora neza pe. Mu muhanda nahazanywe n'uko papa yapfuye nsigarana na muka data, maze aranyirukana mbura aho njya, niko kuba mu muhanda kandi ninjye wakoraga akazi kose ko mu rugo. Ndakazi neza pe." Joyce amaze kumubwira ibyo, uwo mugore yamugiriye impuhwe aramubwira ati: "Reka nkujyane ndebe ko uzabishobora." Yahise amushyira mu modoka bajyana iwe mu rugo. Ubwo yari amaze kugira imyaka 15. Joyce amaze kugera muri urwo rugo, yagerageje kubyaza umusaruro amahirwe yari abonye yo kongera kuba mu rugo. Dore ko ya mirimo mukase yamukoreshaga mu rwango, ariyo yatumye abasha gukora akazi ke neza cyane nubwo yari akiri muto. Ibyo byatumye wa mubyeyi amukunda cyane, amufata kimwe n'abana be. Yasangiraga nabo, akararana nabo, akanamwambika nkawo. Aho amaze imyaka 2, wa mumama yaje kumubwira ati: "Ndabona umaze gukura, ndashaka kugufasha. Ndumva watekereza umwuga wakwiga
bityo bikazagufasha gutegura ubuzima bwawe bw'ejo hazaza ukava mu byo kuba umukozi wo mu rugo. Joyce byaramushimishije cyane maze aza guhitamo umwuga w'ubudozi. Nyuma y'umwaka yari arangije kwiga. Wa mubyeyi amugurira ibikoresho byose bikenewe byamufasha gutangira akazi, amwishyurira n'aho gukorera mu gihe cy'umwaka kandi agakora ataha muri urwo rugo. Atangira akazi, Joyce yari amaze kugira imyaka 18. Uko yagendaga akora, buhoro buhoro niko abakiriya bagendaga biyongera. Abifashijwemo na wa mubyeyi, yaje kugira amahirwe yo kubona amasoko y'ama-iniforume y'ibigo by'amashuri, amakampani, amakorali ndetse n'abantu ku giti cyabo bamuganaga ari benshi. Ibi byamufashije kuzamuka bitamugoye. Nyuma Joyce yaje kugira n'amahirwe yo kumenya amakuru ya nyina wabo uvukana na nyina wabaga hanze ayahawe n'umugore wari inshuti ya nyina. Yaje kumufasha gushaka adresse ze, barazibona maze baravugana. Nyina wabo rero yaje nawe kumubaza icyo yumva yamufasha. Joyce ahitamo ko yamufasha kwagura akazi ke, bityo akagura ibindi bikoresho, agashyiramo n'abakozi maze agashinga atelier y'ubudozi. Nyina wabo yaje kumufasha agura ibindi bikoresho maze ashyiramo n'abakozi, ashinga atelier ebyiri z'ubudozi mu mujyi wa Kigali. Joyce amaze kugira atelier ebyiri, yaguye ibikorwa bye by'ubudozi. Yongeye amamashini asanzwe, agura n'amamashini yo gukora ibyo bita broderi n'andi yo kudoda imipira y'imbeho ndetse n'indi myambaro itandukanye ya Kinyarwanda. Birumvikana ko isoko ry'akazi ka Joyce ryarushijeho kwaguka, none habona n'amahirwe yo guhaza amasoko atandukanye yabaga afite bitamugoye. Ibyo byatumye Joyce azamuka vuba mu mikorere ye, mu buryo yaje gushinga iduka mu mujyi wa Kigali ricuruza imyenda yakorerwaga muri izo ateliers. Nyuma y'imyaka 3 Joyce ari mu kazi, yaje kubona ubushobozi bwo kugura ibibanza 2 mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Nyuma y'indi myaka 2 Joyce ari gukora, yaje kugira igitekerezo cyo kugurisha bya bibanza bye 2, akongeraho n'andi mafaranga yari amaze gukorera, akaba yagura inzu mu mujyi wa Kigali. Joyce amaze kugurisha ibyo bibanza bye, yaje gutuma abakomisiyoneri kumushakira inzu yo kugura. Ba bakomisiyoneri bamubwira ko babonye inzu 3. Bamusaba ko yajya kuzisura, agahitamo iyo yashima, bakavugana n'ibijyanye n'ibiciro. Joyce yaje gutungurwa n'uko muri za nzu 3 bamurangiye, hari harimo na ya nzu yabo Kayisha yari yashyize ku isoko. Dore ko Joyce kuva yahava, nta bundi yari yarigeze ahagaruka cyangwa se ngo yongere kubonana na mukase. Nta n'amakuru yabo yigeze yongera kumenya kugeza ubwo. Ahageze, yasanze Kayisha yarabaye umusinzi, nta n'icyo yakoraga, ibintu byose byo mu nzu yarabigurishije, yarafashe amadeni atandukanye ku bantu bamumereye nabi, none hashaka kugurisha iyi nzu ngo ahishyure. Joyce ageze iwabo, agahinda karamwishe, yibuka ibyo yamukoreye, kumusuhuza biramunanira. Yasanze iwabo harangiritse cyane, imitungo se yari yarasize n'ibintu byo mu rugo hafi ya byose mukase yarabigurishije. Kayisha amukubise amaso aramubaza ati, uyu se yaba ari Joyce? Ni wowe se ushaka kugura iyi nzu? Joyce, ndabizi ko naguhemukiye birenze urugero. Nagukoresheje imirimo ivunanye, nakwirukanye mu rugo rwa so kandi byitwa ko ari njye mubyeyi wari usigaranye. Ndemera ko nakubereye umubyeyi gito pe. Joyce, ndabizi ko imbabazi ngusaba zigoye, ariko ihangana umbabarire. Ntukore nk'ibyo nagukoreye. Naraguhemukiye ariko ntibyatumye Imana itakuzamura kubera ko wari umuziranenge. Ko mbona warakize, wamfashije nkareka kujya mu muhanda n'umwana, ko uyu ari musaza wawe kandi ari amaraso ya so. Basi mugirire impuhwe, twe kugurisha iyi nzu ngo tujye mu muhanda. Wamfashije nkishyura amadeni mfite, nkareka kugurisha iyi nzu koko?
Joyce yabuze icyo amusubiza, agahinda karamwica, ararira asubira mu rugo nta kintu amusubije. Yabaye ahagaritse ibyo kugura inzu, yibaza icyo agomba gukora. None se mwebwe murumva ari iyihe nama mwagira Joyce ku cyo yakora gikwiriye muri iki gihe? Ese kubabarira uyu mukase birashoboka? Ese ariko ibyo kugura afashe uyu muryango wa se, ko uyu mwana koko ari amaraso ye? Ese Joyce azagura iyi nzu yabo? Ese azabyihorera byose yigurira ahandi? Nshuti bavandimwe, babyeyi namwe bakozi b'Imana mudukurikiye, uyu mukunzi wa Alpha Channel akeneye inama zanyu. Mwamufasha mutanga ibitekerezo ahabugenewe muri comments. Murakoze kuba mwakurikiye ubu buhamya. Mwari kumwe nanjye Agasaro Keza Sonia, naho ubutaha.